Ndakujya inkoko yokeje. Ubushatse ku nkoko. Uzashaka kunsohokana agakoko. Kubera iki? Yaba twabana nawe afite ipfunwe yuko yashatse umugore umuruta. Follow Trust TV. Reka mbasuhuze nongere mbahe ikaze mwese mukurikiye Trust TV, ntabwo twari duherukanye ariko noneho tuzanye n'umuntu natwibwire. Murakoze cyane, nitwa Kayitesi Juliet. Ndi umukobwa ushima Imana utuye Gikondo, sibyo se ubwo? Umwana w'Igikondo. Umwana w'Igikondo. Juliet na Romeo. Ibyo. Juliet, ibyo zino ryawe urarivugaho iki? Izina ryanjye ni izina nkunda cyane ariko kandi ko n'abantu benshi babikunda. Wese ubikunda? Ni izina nyine ryiza, izina riba ryariswe n'umubyeyi wawe ukunda cyane, nawe nyine wumva rifite agaciro kuri wowe. Juliet rero njye ndamuzi, nzi ko yitwa Kayitesi Juliet, ariko se nta yandi mazina wenda abantu bakuziho njye naba ntazi wayatubwira? Amazina yandi urumva usibye Juliet bahina bakanyita Julie, hari n'akandi kiyongereho nyuma ka Chance. Chance byavuye Chance ryavuye kuri filime muri iyi minsi ndimo gukina. Yego. Uri gukina muri iyo filime? Gukina muri filime yitwa IGIHIRAHIRO. Filime kuba uri kuyikina watangiye ryari, byagenze bite? Urugendo rwawe n'umwuga wawe gukina filime byagenze bite nyine kugira ngo ube wagera muri iyi filime? Ni ibintu bisa nk'ibyatunguranye. Ni filime urumva kuva kera nyine nakundaga ibintu bya filime, hanyuma nkagira imbogamizi z'akazi nkabura ukuntu mbijyamo. Nyuma rero ejo bundi mu bihumbi 2020 korona itangiye nibwo akazi katangiye guhagarara gatoya, hanyuma gahagaze nyine mitano ntekereza ubundi ibintu natekereje gukora kuva kera kubera ko ubu ngubu ntabijyamo. Nibwo natangiye gushaka nyine inzira bishobora gucamo, hanyuma muri izo nzira nyine nashatse naje guhura n'umuntu, uwo muntu andangira muri kampani yitwa Talent Care. Talent Care rero nyine filime yitwa IGIHIRAHIRO ni yayo, ni uko nguko nisanze mu IGIHIRAHIRO. Hashize ngira nk'amezi nk'atanu, ntabwo ari igihe kirekire. Muri filime yitwa IGIHIRAHIRO ikinamo yitwa Chance, kuba urimo nigeze kurebaho ariko nyine ndakubona koko nayo mpamvu ubu ngubu nagushatse. Buriya urabona ukuntu ukina, imigambi ufite, barakugambanira, uri guhangana, uri mu bintu bikaze muri iyi minsi, bimeze gute? Wowe hariya hantu ukina wumva umeze ute? Biba bimeze gute nyine kuba wakina uvuga ngo nzamwica, ngo ugengo ugashwana ibintu ukabigambara? Ni ibintu nanjye ubwanjye niyo nicaye nyine ndabitekereza nkumva biri kuntungura. N'abantu benshi babibona, abashitsi banjye, abavandimwe nyine babibona bikabatungura ukuntu, kubera nyine uburyo banzimo, bazi ko nitonda ibintu nyine nkabiriye nta n'imbaraga nabona zabyo, ariko nyine nabyisanzemo nisanga rero bamaye ndabikunda, ndabikora kandi bikaba mbikunze.
nubwo biba byantwaye imbaraga nyinshi kubera cya kintu nyine utabimenyereye ariko nzi ko nyine mbikora uko bikwiye. hari abantu baba bagukurikira bavuga ati shatse noneho agiye gukurikiza iki tubwije ukuri ufite iyihe migambi wenda twebwe tubona hari biba bikaze kuko ubundi iyo migambi birari ni filime nyine tuba dukeneye ibintu batwandikiye ubwo rero nyine mukomeze mugire amatsiko kuko mbibabwiye none filime birangiye mukomeze mugire amatsiko muzabibona uko iminsi izagenda muzagenda mubibona ukuntu bizagenda bigenze. ese shanse wenda ndi kugira ngo imodoka zigende wenda tuvuge ukunda filime urazireba ukunda ni iki cyaguteye imbaraga zo kugira ngo ujye mu gukina filime wenda waburaga umwanya ukaba ufite akazi kenshi ukaba ufite ibintu bikubuza none umwanya urabonetse ugiye mbere y'uko noneho ubona n'uwo mwanya ni iki cyaguhaye ni iki cyaguteraga imbaraga ukavuga ati sinema ndayikunze noneho reka nshake ukuntu njya muri sinema nyarwanda y'imwe umukinnyi wa filime. urumva nyine mu buzima hari ikintu wo ukunda urumva niba narakunze filime hari undi ukunda indirimbo ukajya nyine nakunze kureba filime cyane kandi akenshi nyine narebaga filime nyarwanda nkabona nyine hari ukuntu biryoshye hari ukuntu ubona biba byarankururaga cyane nkavuga nabona nk'umukobwa nkavuga wayi ntutigende ndashobora kwiga ndashobora gukina kuri iriya revo nyine ni ikintu nari nkunze nicyo kintu cyampaye imbaraga nuko nari mbikunze mbyiyumvamo cyane. Maze kumva ko warabikunze ariko se mu kubikunda nta hantu byatangiye uvuga ati uriya muntu ndamufana uriya muntu njyewe nshobora kumureberaho ndamukunda kubera uburyo mufana reka nanjye nzagende nkore kawe nize muntu waguteye imbaraga reka njye muri sinema nanjye mbe nakina filime. Sinavuga ngo n'uyu gusa hari umukecuru nyine umwe nkunda muri sinema uriya mama Ninke wenda ataranaza nabwo nazirebaga mva ndazikunze ahubwo mbona umukecuru nk'uriya wagiye muri sinema mbona ari ikintu akunze kandi ukabona nyine arabikora ndavuga bya bintu ubwo nabikunze cyose cyashoboka ko harimo irindi banga bituma umukecuru nk'uriya yibona akina yirekuye aho bamubwiye gukina hose akaba hari mbese ubona nyine biryoheye amaso uburyo avuga nanjye ndavuga nubwo uwo mwanya wose wari warabuze ndavuga niyo imyaka niyo yagenda igakura ariko fenda kugenda nzajya gukina filime. Abakinnyi mukinana muri filime IGIHIRAHIRO watubwiye urimo ninde mu buryo ugusetsa umuntu usetsa mu IGIHIRAHIRO buri wese iseka asetsa nta muntu uri mu IGIHIRAHIRO woroshye n'umwe buri wese ku ruhande rwe aransetsa nyine akajya hasi ariko hari abantu baba bafite umwihariko ugasanga ukavuga ati uriya muntu ashobora no kundeba ndebye cyonyine ngasetsa uwo muntu uko bisa kose ntabwo yabura mu bantu muba muri kumwe ninde uri gusetsa cyane kurusha abandi usemenya cyakora umuntu unsetsa mu IGIHIRAHIRO cyane nanamwumva naseka ni mpenzi ni Shema kanazagutse ariko n'abandi bose barasetsa n'abandi bose ku ruhande rwe umva ureba umuntu ukumva nyine waseka ariko mpenzi nyine akora gutera story ukumva ugaseka Shema ubwo nawe abimenye ko ajya asetsa ashatse cyane yisubireho cyangwa azakomeza yisubireho
ubwo bivuze ngo kuba gusetsa urabyanze. isubiraho umwana mwiza yitonde nkanjye. Umunsi nawe twahuye ubwo ngubwo nzamubaza nti se wasanga azasanga ari wowe usetsa ubwo ngubwo byarwaniye mu kindi kintu. Chance wenda tuvuye mu bo mukinana ni iki kigushimisha muri sinema? Muri sinema rero ni ahantu nyine ujya niyo waba ufite ibindi bibazo biri inyuma mu buzima busanzwe, ariko ni ahantu ugera nyine ukisanzura ukisanzura n'abantu, ukamenyana n'abantu bashyashya nyine. Ntago wabaho muri sinema, ntago wabaho ubundi nyine waheranwe n'agahinda ukuntu cyangwa utuje ucecetse n'iki nyine. ni ahantu ugera ukisanzura. Yenda kwisanzura ukagera ugaseka abandi bantu wenda iyo babibona hari igihe wabona bakeneye muri filime bakavuga ati Chance uriya ni umugore n'ubu ntabwo uzi tageti afite. Ubundi Chance iyo ukina iriya role byo ufite ikibazo cyangwa imodoka abantu bazagira ngo iki? keretse nyine nk'abantu batanzi, ariko abanzi bo nyine bahita babibona ko ari ibya filimi. Ariko n'abantu benshi barabisobanukiwe nyine ko ari ibyo dukina, ari ibyo uba wasomye baba bakwandikiye. Rero kuvuga nyine ngo wenda umuntu yakubonye muri ubwo buryo, ndatekereza abantu bamaze kubyumva nyine ko umuntu aba akina ibyo yanditse atari ko bameze mu buzima busanzwe. Ni iyihe role wigeze kuguha ikakunanira? Ikananira? Ntabwo yananiye burundu, ariko yaramvunnye. Akuntu bigeze kumpa imbunda ngo meze mfate gutya, akaboko karananiwe. Abana b'abantu baturinda baba bakomeye, ubwo bubahwe mva yabise. Chance abantu wenda hari byinshi batekereza kuri wowe, ariko tubwire Chance ubundi mu buzima busanzwe ateye gute mu bijyanye n'imyitwarire? Twebweraga uriya twebwe tuba dufite iriya shusho ni Chance ntabwo guseka nyine ari aho ngaho abesabesa. Ubundi Chance ameze gute? Ubwo ni Juliet tugiye kuvuga ko Chance we ameze kuri atuze ko mugirahira. Juliet rero nyine ni umuntu witonda pe, uvuga amagambo makeya. Mbese Juliet atandukanye kure na Chance. Abantu nyine banzi barabizi, nyenda umuntu uri aho ngaho witonze, uvuga amagambo makeya nuko. Witonda niko nisanze. Chance ni iki kimushimisha? Gishimisha nuko ndi kumwe n'inshuti zanjye mbona zishimye, nanjye mpamvu nishimye. Ukunda kurya iki Chance? Nkunda kurya igitoki. Abantu banze bahita baseka. Ku gitoki bo rwose barabizi, baba bigiyeyo. Chance ukunda kurya igitoki, abandi bakagirira ese Chance ni iki wakoze mu buzima kikagutangaza cyangwa kikagusetsa? Ushobora kuba ari ubu cyangwa ari kera ukiri umwana, ni iki wakoze kikagutangaza? Icyo kintu rero sinjya nyibuka. Ubwo ntacyo ijambo ryarego nacibuka, nibuka nzakubwira. utekereza nyine dukeya n'utwo wibuka. Dukeya ushaka gusimatora ikintu nzi wenda cyari gitangaje kera.
mu buryo natinyaga inkono. Iyo bajya kunkubitanyije munsi y'imeza nko muri classe nkajyana inyuma mwinjiramo munsi y'imeza munsi ya bipitre. Uri mu ishuri. Muyabona nta yandi bahitamo akandeka nkajya kwicara. Ubwo ngubwo uzashaka nyine kukwiyenzaho azaza n'inkono. Ubu ngubu ntabwo byabaho. Ntabwo wakwiruka. Ubu usumura gukubita ingana gutya. Byaye byakera. Bishobora kuba ngombwa wenda ukabura ubwo se uramutse wenda uhuye n'ikintu gituma bagukubita. Kubera ko mberuka kera ubu sinzi ukuntu nabyifatamo, ariko ikibazo cyo nakwiruka pe mbona hafi aho. Shanze ukunda kurya igitoki hari igihe ngenda muri filimi kumva ntabuze guteka cyangwa se kubonana n'imbunda gusa n'ubugome n'iki nawe ukamenya ndashobora kuba atazi guteka. Ubundi uriya uzi guteka iki? Nzi guteka ibintu byinshi. Ubwo cyane cyane n'igitoki. Igitoki cyo kigomba kuza imbere ya byose. Shanze umuntu aramutse gusohokana yagusohokana hehe ari inshuti yawe cyangwa se abandi bantu basanzwe umuntu ashatse kumusohokana cyangwa ngo mutemberane wumva wajya hehe? Muri Kigali cyangwa hanze ya Kigali? Hari hose. Biterwa cyangwa na sezo, ariko igihe wumva agiye nyine wumva wava hanyuma wa Kigali njya ntekereza nka Kibuye, ntabwo ndahajya ariko umuntu ashaka gusohokana n'ubwo yanjyana ku Kibuye. Amazi kandi ahantu nk'ahariya nyine ukuntu haba hatuje kandi akenshi nyine nkunda ibintu bituje. Yenda niyo wasohotse cyangwa uri kurya ibiryo bitari byo mu rugo? Ndakurya inkoko yokeje. Ubwo shanze ku nkoko. Uzashaka kunsohokana agakoko. Shanze uri umukobwa w'umumama tubi. Ndi umukobwa. Umukobwa w'imyaka myinshi mo 26. Yego. Shanze kuba wenda muri iki gihe hari ikintu abantu benshi bavugaho cyo gushaka kwihutira gushaka, kiriya kintu kivugaho iki? Biriya bintu rero ego biterwa n'umwanzuro ngira ngo w'umuntu cyangwa n'intego afite mu buzima bwe. Ariko kubwanjye nyine numva kwihutira gushaka atari ikintu cyiza cyane. Kubera iki? Hari ingero nyinshi nzi. Umukobwa ashobora gushaka afite imyaka 22, 21, umuhungu afite 26. Urumva abo bantu ubuto bwabo ntabwo baba barabukoresheje bihagije. Iyo bageze mu rugo rero agiye umuhungu abona hari icyo atakoze muri ya myaka ye, akumva yagikora. Yamaze kugera mu rugo, urumva yageze mu rugo afite 27, 28, wenda yitonze 29, 30, agahita yumva hari ikintu atakoze mu busore bwe, agatangira wenda kugikora yaramaze kugera mu rugo. Umukobwa nawe nuko. Ariko iyo witonze nimba ari ukarangiza wenda ukabona akazi, hanyuma nyuma ukazafata umwanzuro wo gushaka, wumva igihe cyawe waragikoresheje neza nk'uko wabyifuzaga, agenda uko byumva, wumva ari byo byiza kurusha kwihutira gushaka. Reka dutegereze nawe ejo bundi. Ngeze igihe. Nubwo ntikiragera. Yenda tuvuye kuri ibyo ngibyo by'umubano, hari akantu nabonye, reka ntange urugero, ariko reka nabwihoreze nako. Ushobora gushaka umuntu ukurusha imyaka. Mundusha imyaka.
namushaka apfa kuba nkunda gusa anyubaha kurusha na 25 25 yaba atarashatse umugore ra atarashatse umugore nanjye mfite ingiyi none nkubu oya ugiye gushakana n'umuntu cyangwa se ugeze igihe cyo gushaka ugiye kubana arashaka kurusha imyaka 25 imyaka yaba ari myinshi pe yaba ari nka papa ntabwo 25 yaba myinshi naba ndengereye mbese ushobora gushaka kurusha imyaka ushobora kubana n'umuntu wowe urusha imyaka aya yaba twabana nawe afite ipfuno yuko yashatse umugore umuruta rero kugira ngo byoroshye nashaka undusha imyaka itari myinshi cyangwa nashaka undusha imyaka ho mike kugira ngo ushake nyine umutoya izajya yabajene uko yashatse umuntu ukuze ako nawe umurusha imyaka mike murusha imyaka mike bayakeka wenda tungana cyo koze kugira ngo ntatuma abantu bavuga bati uriya mukobwa uriya mwari rero wagenda akamusuhuza byacamo kugira ngo amakuru yose akurikiye Trust TV rero bimenye ko njyaye amakuru yose kuko bashaka kugira ngo akanabacika mwumve nyine aho muzahera uti uyu muntu uriya muntu byavamo reka ngire gutya rebe musuhuzeho gatoya nshatse wenda tugarutse muri sinema ni iki kintu wagiraho inama nk'abantu wenda bareba umuntu ari gukina filime bakavuga bati uriya muntu ndamwanze umeze gutya ni ikibazo simushaka bitewe na role babonye nyine bakaba bamucira urubanza cyangwa se bakaba batuma hari ibintu bakaba hari ibintu bimwe na bimwe bakora kubera yuko bakanda gusa abo bagira inama abantu inama nabagira nuko bamenya aho isi igeze sinzi kubera nyine nabivuze ibintu tuba dukina baba babitwandikiye ku papuro turabisoma kandi tukabikina nta hantu rero biba bihuriye n'ubuzima bw'umuntu busanzwe iyo uzajya uyireba gutya wumva uramwanze ariko ntubigumane mu mutima wawe ku buryo mwahura n'umuzi ukavuga uti uri umucuyi uri umurozi uri umuki wayireba gutya twese tura filime ureba haragira ureba nk'umuntu afite ubugome bukabije kuvuga mana mbega umuntu ukumva uramwanze umutima wawe ariko bijye birangirira aho ngaho nyine uhita uvuga uti aha ni ibya filime ntabwo ariko bimeze mu buzima busanzwe abenshi barabibwira ariko nyine mbibona yuko batabikomeje banseza ibintu ariko ntabwo nyine bibafasheho n'abandi bose rero bijye bimera gutyo nyine wumva ko bitagufashaho nyine ari filime warebye atari ubuzima busanzwe bw'umuntu kandi mujye mubabwira amagambo meza ntimukabakomeretse bitazatuma abana bava mu mafilime bagashaka ahandi bigira abantu bagukunda wenda muri filime IGIHIRAHIRO usanzwe wababwira cyangwa kandi icyo nababwira ni uko mbakunda cyane nakoze nyine kunkunda nka chance nanjye ndabakunda nanabashimira cyane nanashimira inshuti zanjye imiryango wanjye bagenda nyine bamakoraje batanciye intege bose nta kintu nababwira usibye kubashimira kandi bakomeze barebe IGIHIRAHIRO bakomeze baduteze imbere turabakunda cyane naho akazi cyane akazi ekonomi Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust TV.